bakunze b'inkuru z'urukundo kuri Zasha TV ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Inkuru yacu y'urukundo y'uyu munsi tuyitangiranye n'umusore Jules ari gusohoka rero mu gipangu ajya ku kazi, aba rero agisohoka maze agashaka kwinjiza imodoka mu muhanda ngo akomeze yigendere, ahita ahura na Mona Lisa wari uri kwambuka umuhanda ameze rwose nk'utarebaga, aba yambuka wagira ngo ntabwo azi ko ari mu muhanda, aba ari kugenda ubona rwose wagira ngo ibibazo byamurenze. Jules rero ahita ahagarika imodoka byihuse kuko rwose aba yari agiye kumugonga, maze Mona Lisa agahita atangira guhondagura ku kizuru cy'imodoka, agahita avuga ati sohoka muri iyo modoka vuba nkwereke, wari ugiye kungonga, wari unyishe. Jules rero asohoka amubwira ati mbabarira rwose, mbabarira dore nari nkugonze. Mona Lisa rero kandi ari nawe wari uri mu makosa, ahita agira umujinya mwinshi maze agahita akubita urushyi rwiza Jules atiriwe rwose anamutega amatwi ngo yumve ibyo yari agiye kumubwira, maze akomeza amubwira ati nta soni, ati kubera ko se uri kubona utwaye imodoka uragira ngo uri umuntu urenze cyane, ati urashaka kunyica wowe, ati ngaho ngonga turebe, ati abakire rwose namwe bo muri uyu mujyi mwigize nabi, ati ngewe rero nta muntu n'umwe ujya umenyera, uramenye rwose utazamenyera, njye nagukubita isaha yose igashira nkiri kuguhondagura. Jules rero aba yumiwe ari kwikanda ku itama aho bamukubise urushyi, maze akumva amagambo yose uyu mukobwa aba avuze rwose mu minota itarenze ibiri, arumirwa, maze Mona Lisa nawe agahita yizunguza akigendera, agakomeza agenda yitotomba akiri gutuka rwose uyu musore. Mona Lisa rero aragenda akagera mu rugo, aba akiri kugenda rwose yitonganya, ahita asanga rero mushiki we babana yicaye muri salo, maze Mona Lisa agakomeza akivugana nkaho rwose aba atamubonye. Mushiki we ati none se sheri yatubaye iki, ati hari se umuntu ukugiriye nabi? Mona Lisa ati cecekere, ati abasore b'abakire bari hanze aha rwose batubona nkaho turi ibishingwe, urabona ngo yifate ashaka kungonga n'urutwe rubi gusa, wagira ngo nta bwenge afite, uwamureba ukuntu ari mwiza n'ukuntu yambaye neza wagira ngo aranatekereza, naho rwose ubwenge ni hafi ya ntabwo. Ubwo rero umushuti wa Mona Lisa yakomeje kumubaza, maze Mona Lisa amubwira ko rwose hari umuntu amaze gukubita urushyi kubera ukuntu yari agiye kumugonga. Uyu mushuti we yarasetse aramubwira ati none se n'akanya utangiye kuba jetiri, akajya amwigana amwereka ukuntu yaba yarumukubise akabikora rwose nkaho yari ahari, atuzi ko neza uri jetiri, ati ahubwo ugiye kuzajya nkugendera kure rwose, ati kuko numva usigaye urenze. Mona Lisa nawe ati uraseka, ati ubwo se urumva uri guseka useka iki, ati uratekereza ko rwose aha hantu nari ngiye gukora interview naho bari banyimye akazi, ati ubwo se urumva bisekeje, ati njye ndi kwibaza impamvu ndi umunyamwaku. Mushuti we rero ahita amubwira ati none se Mona Lisa, ati utabeshye, ati urumva kuzajya utura umujinya uwo muhuye wese, ibibazo byawe ukabigereka kuri buri muntu wese ubonye, hari icyo bizagufasha kugira ngo rwose ube wabona akazi, ati rwose iga kwikontorora kandi iga kwitwararika, ntabwo abantu bose muhura baba bagize uruhare mu byakubayeho, menya ko rwose kandi igihe kizagera maze akazi ukabone, ihangane rwose reka kurakara ngo urakarire buri wese, umuntu uri wese abigenderemo, nk'uko rwose wakosheje ntabwo wagombaga gukubita uwo musore urushyi, cyane cyane ko wumva ari nawe wari mu makosa, wumva ukuntu wambukaga rwose umuhanda nabi, we yasohokaga mu gipangu yinjira mu muhanda, ntabwo rwose yari amakosa ye, ni wowe wari uri mu makosa. Uyu mushuti wa Mona Lisa leta amubwira ati genda ukarabe nagutekeye neza, maze uze ufate icyo kurya wumve ko wamera neza. Aba bombi rero bakomeza kuganira maze bukira bakaryama, buracya rero mu gitondo bakongera bakamuhamagara ahandi hantu aba yaradepoje, maze akagenda akambara neza cyane, yambara agakanzu keza akimakiya akambara neza rwose, maze akaza akereka mushuti we ati noneho reba rwose urambona ute? Mushuti wa Mona Lisa ati ndabona
uri mwiza nyine ariko by'akanya gatoya, ati by'aka kanya, undi ati kubera iki rero uvuze ko ari iby'aka kanya, ati nyine njyewe menya niba usa neza cyangwa ukeye iyo utashye nimugoroba, ati ubu nshobora kuba mbona umeze neza ariko ukaza gutaha wahindutse uwundi wundi wagira ngo rwose bantuburiye. Mona Lisa araseka aramubwira ati ariko nawe rwose ubu nserereza. Maze mushuti we ati nyamara niko wambereye, ati gusa Imana ikumfashirize ak'uyu munsi rwose ukabone ndabikwifurije kuko rwose ndambiwe ukuntu ugenda useka maze ukagaruka wagira ngo rwose hari umuntu wagukubise, birarambiranye ni ukuri, Imana imbabarire aka kazi ukabone. Mona Lisa ahita amubwira ati urakoze cyane, ati gusa nanjye ndumva rwose mfite icyizere kubera ko bimaze kuba inshuro ya kenshi njya gukora ama interview ariko ntibamfate. Mona Lisa rero aragenda maze akagera aho baba bamubwiye kujya, yinjira rero muri biro kugira ngo akore interview, aba agihagaze yareba imbere ye agahita asanga umugabo uhicaye ni Jules, ahita aguma ahagaze akanga kwicara, maze Jules agahita amubwira ati icara aho ngaho nta kibazo. Mona Lisa ati hoya, ati ndaguma mpagaze. Jules ahita ahindukira neza akamureba mu maso maze akabona ni wa mukobwa bahuye akamukubita urushyi, aramureba akamwitegereza akamara umwanya nta kintu na kimwe avuze, agahita amubwira ati icara ntabwo wakora interview uhagaze. Mona Lisa aricara maze Jules nawe agatangira kujya muri dosiye y'uyu mukobwa akayireba neza, ari nako nawe amwitegereza ubona rwose ari gutekereza. Ahita rero ajya mu bitekerezo maze agatekereza ati uyu mukobwa byanze bikunze ngomba kumuha akazi uko byagenda kose kandi nkazamuha isomo, ati ngomba kumwereka ko atagomba kujya asuzugura buri muntu wese bahuye ndetse atagomba no kujya yubahuka umuntu uwo ari we wese, agomba kujya agabanya imishyi akamenya kwikontorora. Ati urushyi yankubise n'ibitutsi byose yantutse mu muhanda agomba kubyishyura kandi mu kinyabupfura. Ahita rero amubaza ati ndabona amazina ari Mona Lisa. Mona Lisa ati yego ni njyewe. Jules ahita amubwira ati akazi wakabonye, ati akazi rwose uragahawe. Mona Lisa ati ntanakoze na interview, ati ubuse warebyemo neza. Undi ati niba wumva utizeye kubera iki warinze kudepoza hano, niba wumva uwo mwanya utari uwukwiye, ati niba kandi wumva n'ubu utawukwiye wahaguruka ukagenda aho hanze, ndakeka uhasize abantu benshi kandi bababonye bose bari kuwurwanira banabizi ko bawushobora, niba wumva utabishoboye wahaguruka. Mona Lisa ati hoya, ati ntabwo rwose ari ukuba ntabishoboye, ati ahubwo ni uko nari maze kujya ahantu henshi hose. Jules ahita amuca mu ijambo ati ibyo ntabwo bindeba, sinkeneye no kubimenya, ubwo wowe niba akazi ukemera urambwira cyangwa niba utagashaka umbwire. Mona Lisa ahita avuga ati ndagashaka rwose kandi murakoze. Ashaka rero gusaba imbabazi uyu musore, ariko uyu musore agahita amubwira ati niba atari ibintu byerekeranye n'akazi ntabwo ari ngombwa rwose kwirirwa ubimbwira, igendere ejo uzaze gutangira akazi bazakwereka biro uzakoreramo uzinduke nta kindi. Mona Lisa arumirwa maze agataha noneho n'ubundi wagira ngo rwose ni nkaho nta kazi abonye. Aragenda akabwira mushuti we ati ntabwo uzi ibintu bimbayeho, wa muntu nakubitiye urushyi mu muhanda niwe kandi nasanze ari we bosi. Ikintu gitangaje rero ni uko yampaye akazi, gusa nkurikije ukuntu yandebaga impamvu yampaye akazi ni uko rwose akeneye kuzanyihoreraho kubera ko ntabwo rwose zaba ari izindi mpuhwe, kariya kazi kanteye ubwoba ariko nanone nta yandi mahitamo mfite. Mushuti we ahita amubwira ati nyine niba yaguhaye akazi ati kandi akaba yigeze nkaho nta cyabaye, nawe uzagende wikorera akazi nkaho nta cyabaye, icyangombwa ni uko bazajya baguha umushahara wawe nyuma y'ukwezi. Ati hari ikindi kibazo se ufite?
Yabitekerejeho neza Mona Lisa ati rwose aka kazi ngomba kugakora, dore igihe cyose nahereye ndepoza batampa akazi, uyu we azankoresha ibyo ashaka ni akazi ke. Mona Lisa rero arabyuka maze akajya ku kazi, abakigerayo rero agasanga sekreteri aramutegereje, ahita amuhereza ibidosiye byinshi akamubwira ati ubanze ukore kuri aya madosiye niko boss yavuze, ati kandi arayakeneye byihutirwa, nuyarangiza umbwire ndakuzanira ibindi. Mu by'ukuri mu bigaragara n'ibyo bamuhaye biba ari byinshi cyane. Mona Lisa arabireba maze akumirwa, akavuga ati ibi bintu byose si koko ndabikora mu mwanya muto nk'uwari kuvuga byemere. Gusa aragenda agahita atangira gukora kandi agashyiramo imbaraga nyinshi. Mona Lisa rero abikora vuba vuba maze agahita abirangiza akabishyira Jules, aragenda agakomanga akinjira ati nari nzanye ya madosiye rwose boss, maze Jules ati bishyire hariya ku meza. Mona Lisa rero arabihashyira maze Jules akamubwira ati nta kibazo wakwigendera. Asohoka rero muri biro maze Jules akagenda agatangira kurambura impapuro areba, ahita avuga ati noneho ndumiwe, ati uyu mukobwa se ati ni imashini, ati cyangwa ati ibintu byose namuhaye nari nzi ko rwose atari bubirangize, ariko ahubwo ntunguwe no kuba bikoze mu gihe gito gishoboka. Mona Lisa rero ku mugoroba ataha afite amakuru menshi yo kubwira mushuti we, arataha akamubwira ati tekereza ko uyu munsi ariko umunsi wa mbere wanjye w'akazi, ariko nabaye nkigerayo maze boss wanjye ampa akazi kenshi cyane, bampaye ibidosiye bitagira umubare, ati gusa nanone simbangamiwe n'ubwinshi bw'akazi, ahubwo mbangamiwe rwose n'ukuntu anyitwaraho. Ntakubeshye rwose biragaragara ko hagati yanjye nawe harimo ikintu kitagenda, arandakariye biragaragara nubwo rwose atavuga. Mushuti we ati none se ubundi bivuze iki niba waragiye ugiye gushaka akazi, ati ubundi ko kwitaho kwe hari icyo byakongerera? Mona Lisa ati rega ati ni ukuri biratuma ntakora akazi neza, ati biratuma ntaba concentre, biratuma kandi ntisanzura, ntakubeshye rwose biri kumbangamira kuba mfitanye ikibazo na boss. Mushuti we ati none se ubundi wagiye ukamuvugisha? Mona Lisa ati urabona ko icyo kiganiro nagihera hehe cyo gutangira muganiriza? Ati ahubwo ati mfite ubwoba ko rwose noneho ashobora kugenda arushaho kunyibasira, ati ariko nanone narenga hariya rwose azahita abona uwo ndiwe, noneho nta kwiyumanganya nzaba ngifite. Mushuti we aramubwira ati ibyo rwose byihorere wimwitaho, wowe genda wite ku kazi, kubera ko icyo upfa ni uko ukwezi kuzashira akaguha umushahara wawe, ibindi rero ntacyo bivuze. Kuba guha akazi kenshi se kandi ukaba ugashoboye hari ikibazo? Ikibi ni uko rwose watsindwa, ariko nawe ndakwizeye ko nta cyakunanira. Mona Lisa ahita abwira mushuti we ati urakoze cyane kungira inama, ubundi niyo mpamvu nkwemera, inama zawe ni ingirakamaro, ahubwo reka njye gukaraba n'ubundi nduhuke. Mushuti we atamubwira ati ahubwo unywe n'amazi menshi kugira ngo rwose ubashe gutuza. Umunsi wakurikiye rero Mona Lisa arazinduka maze akajya ku kazi, gusa agira ibyago maze imodoka ikamukerereza kubera haba hari ambutiyaje nyinshi, maze agatinda kugera ku kazi. Bosi we rero aba akihagera maze agahita abwira sekreteri ati ukibona Mona Lisa uhita umubwira dosiye yararanye ahita azinzanira muri kino gitondo. Sekreteri ahita abwira bosi ati ntabwo araza, agahita areba ku isaha maze Jules agahita avuga ati aya masaha ntabwo Mona Lisa aragera ku kazi, ati ubu se atangira akazi sangahe? Abakiri muri ibyo rero Mona Lisa akaba arinjiye yiruka rwose, ibyunzwe byamurenze bigaragara ko afite stress, maze Jules ati nta soni, aya masaha rero niyo uzira mu kazi? Mona Lisa ati mumbabarire rwose muyobozi, ambutiyaje zari rwose zadufashe, niyo mpamvu natinze kugera hano ku kazi. Ababivuga ataranabirangiza maze boss agahita yinjira muri biro agahita abwira Mona Lisa ati nsanga mu biro byanjye vuba. Bagera rero muri biro maze Jules akabwira Mona Lisa ati
iyi kampani yacu itegeka ibintu bibiri gusa, itegeka rwose kudakererwa, kubahiriza igihe ndetse no kuba umuntu azi ubwenge, ashoboye akazi agomba gukora. Ati ibyo ndakeka atari ibintu bigoye cyane. Ati nawe uri hano rero uri kuvuga ngo tukubabarire? Ati gukererwa birahanirwa muri iyi kampani kandi niko amategeko ateye. Mona Lisa ati mbabarira rwose ntabwo bizongera. Jule ahita abwira Mona Lisa ati ni ubwa mbere n'ubwa nyuma, niwongera gukerererwa cyangwa se bikagaragara ko ibyo ukora utabishoboye, ubwo rwose uzahita wirukanwa, nta byo kuza gusaba imbabazi zidafite icyo zivuze gusa. Ati hano twebwe nta mikino tugira, nta muntu ujya uza kudukinira mu kazi, kubera ko iyi kampani ureba iba yarageze ahangaha bitugoye cyane. Mona Lisa ahita avuga ati ntabwo bizongera rwose, ndabibasezeranyije. Jule ahita amubwira nabi cyane ati nsohokera mu biro gira vuba. Mona Lisa ahita asohoka ariko rwose ababaye, kubera ko Jule aba amaze kumubwira nabi cyane, aba yamubwiranye umujinya, ubona rwose amubwirana uburakari wagira ngo ntabwo bushingiye ku kuba yakererewe gusa. Umunsi wakurikiye rero baba bari mu kazi, maze Christelle akaba araje. Christelle rero ni umukopine wa Jule, araza akabaza sekreteri ati Jule arahari? Aba bivuga kandi yabasuzuguye rwose, aba ari umukobwa w'umunyagasuzuguro kamurenze. Maze sekreteri ati yego rwose ari muri biro ye. Christelle rero ahita yinjira, maze Jule ati kubera iki uza hano utampamagaye? Christelle ati ngewe se naba nkeneye uruhushya rwo guhamagara sheri wanjye, ati rwo kujya kureba sheri wanjye. Maze Jule ati oya rwose nawe ibyo ni ukumbangamira, jya wibuka ko aha ari ku kazi kanjye. Christelle ati ngewe rwose ikintu gitumye nza nta n'ikindi, kubera ko utakimbonera umwanya, njye nawe ntabwo rwose tukibona umwanya wo kuba turi kumwe ngo dutemberane twishimane, akazi rwose karagutwaye. Jule ati ayo se yaba ari amakosa yande? Ayo ntabwo ari amakosa yawe. Ati tekereza ko wowe ahubwo utajya ubona umwanya wo kwita kuri sheri wawe. Ati uyu munsi uba uri Dubai, ejo uri muri Amerika, ejo bundi uba uri muri Turiki. Ati uhora uhinduranya indege, ati umunsi ku wundi. Ati cyakoze ikintu kimwe nabonye mu buzima uha agaciro ni telefone yawe. Telefone yawe rwose uyitaho kuyihorana mu ntoki, uhora uyikandagura. Naho njyewe rwose ntabwo ujya unyibuka. Tekereza ko nagize n'ibyago ngapfusha papa wanjye, ariko ntubone umwanya wo kuba uri kumwe nanjye kugira ngo rwose umfate mu mugongo. Ubwo se uri uwuhe musheri rwose umuntu yavuga ngo afite umusheri udashobora kumwitaho n'igihe aba ari rwose mu bihe bibi? Jule rero ahita atangira kurakara, maze akabwira Christelle ati nsohokera mu biro gira vuba rwose, kandi nunatinda ndaguhamagarira sekirite gusohoremo, kubera ko niba hari umuntu ntakeneye muri iyi biro ni wowe. Christelle rero ahita abwira Jule ati mbabarira rwose nisubireho, maze nukuri twongere rwose dusubire mu rukundo. Jule ahita amubwira ati imbabazi zawe maze kuzirambirwa, ati kuko burya gusaba imbabazi utisubiraho nta kintu rwose biba bimaze. Ati gusa uratekereza waza gutya gusa ugahita umubwira ngo mbabarira maze bikemera. Baba bakiri muri ibyo rero, maze Mona Lisa agahita akomanga. Christelle abwira Jule ati babwire rwose basubireyo, maze Jule ati injira. Mona Lisa rero ahita yinjira, maze agahita avuga ati mumbabarire ntabwo rwose nari nzi ko muhuze. Christelle ahita amubwira ati turahuze sohoka. Jule ati wigira aho ujya ntabwo duhuze rwose. Maze Christelle akongera akamubwira ati genda ariko mvuze. Mona Lisa yajya gusohoka, Jule ati ndavuze ngo ntugire ahantu ujya, guma ahangaha. Christelle ahita abona rwose ko ibintu byabaye seriye, maze agahita ararakara agahita asohoka yikubita agakubitaho icyugi akenda kugica. Mona Lisa rero aba rwose yumiwe ukuntu aba asanze Jule ari kubwira nabi uyu mukopine we, aba yamurakariye cyane. Amara gusohoka rero Mona Lisa agasigara areba hasi yananiwe kureba mu maso Jule.
Jules ahita yicara mu ntebe maze Mona Lisa agatangira akamubwira ati boss narinde kukubwira ko rwose noneho ziriya dosiye mwanyoherereje ni nyinshi cyane cyane birakabije. Boss ati ziriya dosiye zose zirakenewe mu gitondo saa mbiri zigomba kuba zageze aho zigomba kujya. Mona Lisa ati ntabwo nashobora rwose gukora biriya bintu byose muri uyu mwanya mutoya dusigaranye. Boss bahita amubwira ati uravuze ngo ntabwo ushoboye akazi, ngo akazi karakunaniye ngo nindekirite undi muntu ugashoboye. Ahita abivuga kandi ari nako afata telefone rwose ashaka guhamagara, maze Mona Lisa ati oya ntabwo ari ibyo mvuze, ndabishoboye kandi nta kibazo ndi bubikore uko byagenda kose ndabikora. Boss ahita amubwira ati mvira muri biro rero genda ukore akazi kawe kandi ugomba kubikora ukabirangiza. Mona Lisa rero aragenda akicara muri biro ye maze akareba izi dosiye ziba ari nyinshi cyane kuko ziteye ubwoba, azijyamo ati ibi bintu ni byinshi ntabwo nzi ko rwose nabirangiza. Acika intege ariko nanone akavuga ati ngomba gutangira nta kundi nabigenza. Aratangira rero agakora maze amasaha yo gutaha akagera rwose ntaho arabigeza. Sekreteri rero aza kumureba ati amasaha yo gutaha yageze. Mona Lisa ati itahire rwose kuko njyewe ndacyafite ibintu byinshi byo gukora kandi ngo birakenewe mu gitondo, ni ukuvuga ko ngomba gutaha ari uko mbirangije. Sekreteri rero aramubwira ati reka nta kibazo nkurindire. Mona Lisa ati windindira kuko rwose usanzwe utaha utinze kubera njyewe, igendere nta kibazo ndakora nimbisoza ndasiga mfunze. Sekreteri aramubwira ati ngaho ihangane gusa ndabona bitoroshye. Mona Lisa arakora agakora bikagera aho rwose amasaha ya mu gitondo akamufata. Ahita aryama rero kuri biro maze agasinzira ariko rwose aba yabirangije. Mu gitondo rero baza ku kazi bagasanga rwose Mona Lisa ntabwo yigeze ataha. Boss aba akihagera maze akabwira sekreteri ati Mona Lisa naza ku kazi umubwire anzanire dosiye yararanye. Sekreteri ahita amubwira ati rwose boss Mona Lisa ntabwo yigeze ataha n'ubundi ari muri biro yarasinziriye kubera ko yaraye hano. Boss agahita atangara ati yaraye hano akora akazi? Sekreteri ati cyane. Boss rero ahita yinjira muri biro kwa Mona Lisa agasanga Mona Lisa arasinziriye, agashaka kumukangura ariko nanone akamwihorera akisinzirira. Boss rero ahita asubira muri biro ye maze akicara agahamagara sekreteri akamubwira ati genda ubwire Mona Lisa uyu munsi wose agende aruhuke atazagaruke ku kazi ku wa mbere, ubwo icyo gihe haba ari ku wa gatanu. Sekreteri ahita avuga ati yego rwose reka mbimubwire. Ahita agenda rero agakangura Mona Lisa maze akamubwira ati boss aravuze ngo utahe uruhuke uzagaruke ku kazi ku wa mbere. Mona Lisa ati urabizi neza se ko iyo message ari jye yari igenewe cyangwa n'undi muntu bagutumyeho maze nawe ukagira ngo ni njyewe ukaba ari jye ubibwira? Sekreteri ati ni wowe rwose nabyiyumviye neza, ni wowe boss avuze. Mona Lisa aravuga ati urakoze cyane. Arahaguruka rero akegeranya za dosiye maze akazishyira boss, agahita anamubwira ati boss ati sekreteri yambwiye abatararangiza iyo nteruro, maze boss agahita amubwira ati yego ati namubwiye ko akubwira ugataha ukaruhuka maze ukazagaruka ku wa mbere. Mona Lisa ahita amubwira ati none se ko n'ubundi hano haba hakiri akazi kenshi ko gukora ubwo byemera? Boss ati nta kibazo rwose ninjye mbikwibwiriye kandi n'uruhushya nguhaye genda rwose uruhuke nta kibazo. Mona Lisa ahita amubwira ati murakoze cyane rwose boss ati reka rwose ngende njye kuruhuka. Gusa nanone Jules asigara yatangajwe n'umuhate uyu mukobwa aba afite. Aricara maze agatekereza akafata uyu mukobwa ntabwo abaho. Njyewe uyu mukobwa rwose ndabona ndenzeho. Urabona ukuntu buri gihe ntekereza kumukoresha ibintu rwose biri mu munanize kugira ngo ndebe ko yababara ariko n'ubundi ntibigire icyo bimukoraho. Buri gihe ibintu byose muhaye mbona bidashoboka arabikora akabirangiza. Mona Lisa rero arataha maze yagera mu rugo agasanga inshuti ye yahangayitse cyane kuko rwose aba yaramuhamagara ijoro ryose yamubuze, abakimubona ati Imana ishimwe uracyahumeka.
Mona Lisa ati yego ndi guhumeka ariko rwose abagenda akoba ibirenge kubera umunaniro, ati ariko ndakubwiza ukuri boss uri hariya rwose arashaka kunyica, ati uzi ko ashaka kunyicisha akazi, ati tekereza ko yarayampaye akazi nkabona uretse kurara ngakora nta kindi kintu nakora ngo kabyuke karangiye, ati gusa nibyo bimushimisha iyo ari kubona rwose mvunika cyane gutyo, ati ntakubeshye ndumva ikintu cyonyine nkeneye ari ukurya no gukaraba ubundi nkaruhuka. Mushuti we ahita amubwira ati ntugire ikibazo rwose natetse ngwino ahubwo ufate ibyo kurya ubundi uruhuke. Mona Lisa rero ava ku meza maze agatangira kuganira na mushuti we, aramubwira ati ntakubeshye ndabona rwose kariya kazi ngomba kukareka. Mushuti we atuzi ukuntu kubona akazi byakugoye, ati ntabwo wapfa kukareka gutyo gusa. Mona Lisa ati nabitekerejeho neza ndashaka kuzakareka maze nkikorera. Mushuti wa Mona Lisa ati ariko urabizi ko kwikorera bisaba igishoro kandi kinini, ati none se ubwo uragifite? Mona Lisa ati ibyo byose nabitekerejeho, ati ndashaka gukora kariya kazi amezi 6 mbika amafaranga, ati maze ngahita nsezera nkajya kwikorera, ati naho ubundi ntakubeshye nazarwara cyangwa se nkagira ikindi kibazo kubera gukora akazi kenshi cyane kandi kavunanye, ati rwose boss wanjye aramvunisha kandi akamvunisha abishaka. Uyu mushuti wa Mona Lisa ahita amubwira ati urabizi ko ngushyigikira kandi nkwizera rwose ibyo uzatekereza byose nzabigushyigikiramo ntugire ikibazo. Umunsi wakurikiye rero Mona Lisa arabyuka akajya ku kazi, maze yaba akinjira muri biro ye agasanga hari biswi ziri ku meza, ahita asubira inyuma maze akabaza sekreteri ati ko mbonye ku meza yanjye hari biswi yaba ariwe bazihashyize. Sekreteri ati yego, ati rwose ni boss Jules wambwiye ngo nzihagushyirire. Mona Lisa ahita amubwira ati ntabwo rero rwose nzikeneye uze uzifate. Sekreteri ati koko se ntazo ukeneye? Mona Lisa ati yego rwose ntazo nkeneye, zifate uzikoreshe icyo ushaka nta kibazo. Hagati aho ariko Mona Lisa ahita abaza sekreteri ati ariko mbabarira nkubaze akantu gato kandi unsubize, ati se Jules ni kuri asanzwe yitwara ku bantu bose, ni uku nyine mukorana ni uku mubanye? Sekreteri ati hoya rwose ntabwo ari uku yitwara, iriya myitwarire ni wowe wenyine ayigiraho, nta nubwo yigeze yitwara kuriya ku wundi muntu uwo ari we wese, ni wowe wa mbere rwose abikoreye. Mona Lisa noneho ahita yumirwa maze akamenya ko rwose ari umwihariko kuba bamufata kuriya, ahita agenda akicara muri biro noneho akabura amahoro, kuko aba amenye neza yuko uyu umusore ari we wenyine yitwaraho nabi. Hashira umwanya muto rero maze Jules agahita atuma sekreteri ati mbwirira Mona Lisa ko mushaka muri biro yanjye. Mona Lisa aragenda akamwitaba maze Jules agahita amubwira ati nari kukubwira ko rero dufite akazi kihutirwa kandi tugomba gukorera mu ntara. Mona Lisa ati none se ko muntunguye? Jules ati niyo mpamvu nyine mvuze ko ari akazi kihutirwa kuko tugomba kujyayo ejo, ati nta muntu n'umwe wari ufite amakuru. Mona Lisa ati nta kibazo ubwo rwose reka ngende nitegure tuzagenda, ati se tuzamarayo iminsi ingahe? Jules ati iminsi 4. Mona Lisa ati iminsi 4 yose? Jules amuca mu ijambo ati ntabyo ushoboye se? Ati ntabwo wavuze ko rwose ugomba gukorera iyi kampani ibishoboka byose? Mona Lisa ati ndabishoboye rwose boss, reka ahubwo njya kwitegura nta kibazo tuzagenda ejo. Mona Lisa rero agera mu rugo agahita yicara akabwira mushuti we ati ntakubeshye rwose uriya mugabo sinzi ukuntu ateye, ati noneho atekereza ko bambwiye ko ari njye yitwaraho kuriya gusa, ati birumvikana ko rwose akimfitiye umujinya kubera rwa rushyi namukubise akaba ubundi akiri kunyishyura, ati noneho tekereza ko rwose antunguye ngo tugomba kujya mu ntara, ngo hari akazi tugomba kujya gukorana na se wabo, ati mbese atamfata nkaho ngewe nta zindi nshingano ngira ngomba guhora ndi tayari ku buryo ibyo avuze byose mba mpari ngahita mbyubahiriza. Mushuti we ahita amubwira ati ariko rero ibyo byose biri mu nshingano zawe, ati kubera ko nta kazi mugiyemo ntabwo mugiye mu butembere ugomba kubikora, ikindi kandi ihangane urabizi ko nawe usigaje amezi make gusa kugira ngo iriya kampani uyisezerere, byihanganire kuko uzi icyo ushaka, ihanganire nyine ibikuvuna.
Mona Lisa ahita amubwira ati yego rwose ibyo ni byo. Buracya rero akitegura maze bakagenda. Aba ari mu masaha y'ijoro rero Mona Lisa yicaye muri salo maze agahamagara umushuti we akamubwira ati twahageze. Umushuti we rero ahita amubaza ati none se mbwira ati inama se yatangiye y'ibyo mugiye gukora? Mona Lisa ati hoya dutegereje ko se wabaza kubera ko we ntabwo arahagera. Umushuti wa Mona Lisa ati nizere ko ya mishiha ntayagifite noneho ari kugutetesha ari kuguha keya. Mona Lisa ati sawa ibyo nibyo uri kurota. Baba bakiri kuvuga ibyo ngibyo rero maze Jules wari uri mu cyumba cye akaba araje agahita abwira Mona Lisa ati narinje ngo ntize sharijeri. Mona Lisa ahita avuga ati nta kibazo reka nyiguhereze, ariko ubwo Mona Lisa yabwiye umushuti we ati ntuve ku murongo ndaje dukomeze tuvugane. Jules rero afata ya sharijeri maze agahita amubwira ati reka njye gusharija ubwo ndahita nyikuzanira ninuzuza. Mona Lisa ati yego nta kibazo. Aragenda rero maze Mona Lisa agahita asubira kuri telefone, umushuti we agahita amubwira ati yaraje kugutira sharijeri ati cyangwa byari ukugira ngo aza kwirebere mu maso mbere y'uko aryama. Mona Lisa ahita aseka ati ariko wowe umuntu uvuga ati ntabwo umuzi, ati uriya rwose nta santima agira, ibyo bintu ntabwo yabitekereza, ati icyo ni ukundeba nabi gusa no kumvunisha ibindi ntumubaze. Buracya rero maze Christelle akaza kureba Jules ku kazi, aba akihagera maze sekreteri akamubwira ati ntawe uhari yagiye muri misiyo y'akazi mu ntara. Christelle ati ntabwo rwose yagenda atambwiye, ibyo ntabwo bishoboka. Maze sekreteri ati baragiye rero ubwo sinzi impamvu batabikubwiye. Ati kuvuga ngo baragiye niwe nande? Ati yajyanye na Mona Lisa, ati wa mukobwa mushyashya. Sekreteri ati yego. Christelle ati nkabikeka rwose ukuntu ntari kumuhamagara ngo afate telefone yanjye, ati uriya mukobwa neza neza agiye kuntwarira umugabo, ndabona rwose ari uri gutuma umugabo wanjye atakindeba, ati asigaye buri gihe ahora ndakariye ntiyitabe telefone, ibintu byose akaba rwose atakibyitayeho ibinyerekeyeho byose. Sekreteri ati ibyo ntabyo nzi, ubwo ibyo nzi ni ibyo nkubwiye. Christelle rero ahita arakara maze agahita agenda yivumbuye rwose. Ku rundi ruhande rero se wabo wa Jules araza maze agakomanga, Mona Lisa ahita aza kumufungurira maze uyu mupapa bakimukubita amaso uyu mukobwa agahita avuga ati mbega umukobwa mwiza, ati uri mwiza cyane, ati rwose burya Jules nawe ni umuntu w'umugabo azi guhitamo, ati ariko ati izo ni karite z'umuryango, ati twebwe mu muryango wacu rwose nta muntu ujya wisondeka, ati buri muntu wese iyo agiye gushaka uhita usanga yarashatse umukobwa mwiza mu bakobwa bose, ati ndabona rwose Jules nawe yarabikoze neza. Ntabwo rero rwose atuma Mona Lisa avuga kugira ngo yisobanure, ubwo Mona Lisa nawe aba yumiwe yacecetse. Jules rero ahita asohoka mu cyumba cye maze akaza agahita asuhuza uyu se wabo, agahita amubaza ati muhungu wanjye, ati kutambwiye yuko ufite umufiyanse mwiza nk'uyu nguyu? Jules ahita arakara maze agahita areba Mona Lisa ati nta soni ufite, ati ariko ubwo wibonyemo iki? Ati ni gute wabashije kubwira anko wanjye ngo ngiwe ngo uri fiyanse wanjye? Ati ubwo se ibyo ngibyo uba ubizanye ute? Ubwo se wabo wa Jules yari ari kureba cyane uyu musore mu maso, ari kureba ukuntu ari kubwirana uyu mukobwa umujinya mwinshi. Ahita rero Jules abwira Mona Lisa ati terura iyo varize vuba uyijyane mu cyumba cye, ati nta soni ukuntu uba wishyize imbere ibintu byose uri kwivuga, ati ubwo se wamubeshyaga kugira ngo bigende bite? Jules rero ahita afata ukuboko se wabo akajya kumwereka icyumba, ubwo rwose nta nubwo abona umwanya wo kumubwira ko ibyo bintu ari we wari ubyitekerereje atari Mona Lisa wari ubimubwiye. Mona Lisa rero aragenda akicara noneho agahinda kakamwica ukuntu baba bamusebereje imbere y'uyu mushyitsi. Jules abamubwira nabi cyane, abahora amubwira amagambo akomeretsa, mbese uba ubona amufata nk'aho rwose ari itorosho kandi nayo ishaje.
baba bari rero mu kazi bicaye bari gukora akazi, maze Monalisa akagira ikibazo akabwira Jules ati bosi ati wansobanuriye hano ko rwose mbona nayobe uko mbikora. Jules ahita amureba nabi ati ariko ubundi wowe ushoboye iki? Ati buri kanya ni ukumbwira ngo ningusobanurire, ati uba ubona ntaruha? Ati genda kubwire se ubundi ntabwo wumva. Maze se wabo wa Jules ati rwose ihangane umufashe, ati kuko ni umuhanga cyane ariko nta muntu n'umwe wabura ikintu rwose kimunanira bimufasha ahubwo abimenye neza. Jules rero ahita amwereka uko abikora amurakariye n'ubundi amubwira rwose amagambo mabi. Aha naho rero Monalisa arongera akababara cyane kubera ko rwose uyu musore nta cyubahiro aba ajya amuha habe na gatoya. Gusa onkire wa Jules we aba ari kubyitegereza ariko ntagire ikintu na kimwe abwira Jules. Buracya rero maze nanone bakongera bagasubira mu kazi bagakora, baba bakorera muri salo yabo aho ngaho ntabwo baba baharenga. Barakora rero amasaha maze akaba menshi, onkire wa Jules agahita abwira Jules ati rero tugiye gufata rwose akaruhuko, ati kubera ko jyewe n'uyu mukobwa utagira uko wasa tugiye kwisohokera tujya kwiruhukira mu mutwe. Jules ati kandi tutarabirangiza. Onkire we ati ntabwo n'ubundi akazi karangira n'uwagahimbye yarinze afata arakarangiza, ati ubwo rero rwose twe tugiye kuruhuka ihangane. Monalisa ahita ahaguruka akazinga mashine maze akajya kwitegura kugira ngo bagende n'uyu mu onkire wa Jules. Jules areba Monalisa akamureba cyane noneho ukabona agiye nko kurira, aba ababajwe rwose n'ukuntu Monalisa agiye gusohokana na onkire we. Gusa abura ikintu akora ariko nanone akabura amahoro. Monalisa rero na onkire wa Jules baragenda bakajya kwisohokera. Hamara umwanya Jules agatangira kujya ahamagara buri kanya ati se onkire ko mutari gutaha? Maze onkire we ati none se hari ikibazo kirimo? Ati reka rwose turacyari kwishimisha, ati reka tubanze twiruhukire mu mutwe. Uyu musore aragenda akabura amahoro maze akazenguruka inzu yose akajya abura icyo afata akabura icyo areka, yatekereza ko rwose onkire we ari kumwe na Monalisa umutima ukamurya na ka kazi aba yavuze gahita kamunanira kugakora, aguma yicaye ntaryame. Baragaruka rero maze bakaza bakicarira muri salo. Kubera rero ukuntu Monalisa aba ananiwe cyane ahita asinzira. Amara gusinzira rero maze Jules akaba araje hari ibyo ashaka kubaza onkire we. Onkire we ahita amubwira ati vuga gahoro cyane cyangwa ibyo ashaka kumbwira ubyihorere, ati uramenye utazakangura umukobwa asinziriye, ati urabona ukuntu asinziriye nk'umumarayika, ati have utamukomakoma. Ibyo kandi aba abivuga ari no gukora mu misatsi ya Monalisa. Jules rero aragenda noneho akababara rwose agafuha ukabona byamurenze, kandi mu by'ukuri aba atarigeze abwira Monalisa ko amukunda ariko aba yaratangiye kumukunda na mbere hose, gusa agakomeza yihagararaho. Uyu mu onkire rero wa Jules ahita abwira Jules ati genda rwose ndabona n'ubundi utabasha kuvuga gakeya. Jules ahita agenda akajya mu cyumba cye noneho akajya yabura amahoro, akajya yibuka ukuntu basohokanye, akibuka ukuntu asanze Monalisa aryamye onkire ari kumukora mu misatsi maze rwose umutima ukenda kumuvamo. Iminsi bagombaga rero kumaraho irashira maze Monalisa akaba ari kubanza gutaha. Aragenda rero maze akagera kwa mushuti we. Mushuti we ahita amubwira ati mbwira rero ukuntu urugendo rwagenze. Monalisa ati ntakubeshye rwose Jules we ni umuntu mubi cyane, ati ni ikirura kigendera, ati ariko onkire we ati ni umwana mwiza, ati yarantetesheje, ati buri munsi yahoraga ambwira rwose ukuntu ndi umwana mwiza ambwira ibyiza gusa, ati yaransohokanye, ati mbese ati niwe watumaga rwose nduhuka. Mushuti wa Monalisa ati none se kubera iki mutakwikundanira, ati ko numva ari umuntu mwiza. Maze Monalisa ati hoya, ati uriya mu onkire ni inshuti yanjye gusa, ati rwose nta kindi kiri hagati yanjye nawe. Ku rundi ruhande rero
onkire wa Jire aramuhamagara akamubwira ati rwose ndifuza ko tuganira, ngwino tuvugane. Jire araza maze onkire akamubaza ati se ati ko utarataha, ati nanjye ngiye gutaha rwose mu mwanya muto ndaba ngiye. Onkire rero aramubwira ati ndashaka kukubaza ikintu kandi rwose umbabarire unsubize. Jire ati nta kibazo rwose wambaza. Onkire ati mbwiza ukuri, ati ukunda Mona Lisa? Maze Jire agaceceka. Onkire ati mbwiza ukuri kubera ko ati nabonye rwose kuva naza, nabonye mu maso yawe harimo urukundo, nubwo umutuka, nubwo rwose umutoteza, nubwo umufata nabi gute, ariko jyewe narabibonye ko umukunda, gusa urabihisha. Ariko njye ntiwabimpisha, urabizi ndagukuriye kandi rwose n'ibyo utekereza mba mbireba. Mbwiza ukuri rero kubera ko nta muntu ujya uhisha urukundo. Uramukunda Mona Lisa? Maze Jire ati hoya rwose ntabwo mukunda. Onkire we ahita amubwira ati n'ubundi nta muntu ujya utwika inzu rwose ngo ahishe umwotsi, urukundo ntirwihishira, humura ruzagutamaza ndarutegereje. Ahita yihagurukira rero maze akigira kuryama. Onkire wa Jire rero ahita amubwira ati gusa nujya gutaha umbwire mfunge. Jire ati yego. Jire rero aritegura maze yajya gutaha akabanza akanyura kuri onkire we akamubwira ati mbese nakubaza ikintu kimwe. Onkire we ati nta kibazo. Jire ati mbwiza ukuri, hagati yawe na Mona Lisa murakundana? Onkire we ati urambaza iki se kandi wambwiye ko utamwitayeho? Ati twaba dukundana twaba tudakundana urumva bikureba? Ati komeza gahunda zawe, ibyanjye nawe byihorere. Jire nanone arongera rwose akababara, akumva rwose umutwe uramuriye kubera ko abakunda Mona Lisa byo gupfa, ariko nanone yarihagazeho. Ntabwo rero aba ashaka ko rwose hari undi muntu bakundana utari we. Gusa onkire we nawe aba azi ubwenge cyane, aba azi kumurisha umutima no gutuma rwose afuha. Onkire rero wa Jire arongera akamuhamagara maze akamubwira ati reka rero nkubwize ukuri nk'umuntu mukuru, ati ntakubeshye ndabizi neza ko wagiye guha akazi uyu mukobwa atari ukubera ko wari uzi ko ashoboye, ahubwo ari uko washakaga kumwihoreraho. Ati gusa uko iminsi yagiye ishira wagiye umukunda rwose, ariko nanone bikunanira kubimubwira. Ati ikindi kandi rwose wagiye ushaka inshuro nyinshi kumuvugisha ariko birakunanira. Ati siko bimeze se? Maze Jire agaceceka. Ati rero wiha umwanya rwose kwihorera kuko ntabyo byakugezaho. Ati ibyishimo wahoze ushaka guhera na kera biri iruhande rwawe, umunezero wawe uri kwa Mona Lisa. Gira rero rwose uwukureyo, wikomeza kwibuza kwishima kandi ibyishimo byawe biri iruhande rwawe. Ati uriya mukobwa uramukunda ndabizi. Ikindi kandi nagira ngo nkubwire, njyewe n'inshuti yanjye isanzwe ntabwo rwose dukundana, ariko shaka uriya mukobwa umubwize ukuri umubwire ko umukunda, naho ubundi rwose amazi ashobora kuzarenga inkombe ugasanga baramugutwaye uri aho ngaho rwose urangaye. Wikomeza kwihagararaho kubera ko ntacyo byakugezaho. Uriya mukobwa ni mwiza, azi ubwenge, arubaha. Niba rwose ibyabaye mbere byaranabaye, ntabwo rwose ari uko ateye. Gerageza rwose umunezero wawe wiwure kugucika. Jire rero nta kintu na kimwe yigeze asubiza onkire we, ariko ukuri kose yari yakumvise. Umunsi wakurikiye rero n'ubundi bajya ku kazi, maze Mona Lisa agashyira amadosiye Jire arayafata, maze Mona Lisa ajya gusohoka, Jire agahita amubwira atumva ati Mona Lisa, ati nakubeshye, ati uri umukozi mwiza ugira umuhate ku kazi kandi uri umukobwa w'umunyabwenge, ati nukora akazi kawe ugakora neza cyane. Mona Lisa arahindukira maze akibaza niba ari Jire ubivuze, bikamuyobera, agahita amubwira ati murakoze cyane rwose umuyobozi.
ariko agahita yisohokera. Guhera rero uwo munsi noneho Jules yatangiye kujya rwose atamukoresha cyane nka kwa kundi yabikoraga, ndetse akagenda rwose amubwira amagambo meza. Igihe yakoze akazi neza yaramushimaga, akamubwira ko rwose yabikoze neza kurenza uko byari bikenewe. Mona Lisa rero yagiye rwose atangara, agenda noneho abona impinduka kuri Jules wari warahindutse rwose mu buryo bugaragara. Jules rero yakomeje kugenda akunda Mona Lisa umunsi ku munsi, ariko kwicara ngo amubwire ko amukunda biramunanira, maze rwose amarangamutima amurusha imbaraga. Yahisemo rero kutongera gukubitana amaso na Mona Lisa, abwira sekreteri ati ubwire Mona Lisa ko azajya arangiza dosiye akaziguha ukaba ari wowe uzinzanira, kubera ko rwose ntabwo nshaka umuntu underanja. Umunsi wa mbere rero Mona Lisa araza, maze sekreteri akamuha dosiye akamubwira ati genda ubikore nubirangiza ubinzanire hano, ati kuko boss yavuze ko rwose adashaka umuntu umuderanja. Umunsi wa kabiri ukagenda gutyo, maze umunsi wa gatatu noneho Mona Lisa atangira kubyibazaho, akavuga ati kubera iki boss atangiye kungendera kure gutya, ati ibi ni ibiki? Aragendera akinjira muri biro yamutunguye, maze agahita amubwira ati kubera iki rwose uri kugerageza kunyirinda, ati bimeze bite? Ati niba udakeneye gukorana nanjye mbwira rwose unyirukane, aho kugira ngo nkomeze nkorane nawe bimeze bitya tudashobora kubonana ngo umbwire ibigenda n'ibitagenda. Ati wagira ngo ntabwo rwose ndi umukozi wawe, ati ni mpaka hazamo umuntu hagati kugira ngo akazi gakorwe. Ati sinshobora kuzanira amadosiye nk'uko byari bisanzwe, ati byaba byaragenze bite? Jules rero abura icyo amubwira, maze akamubwira ati Mona Lisa rero mfite ibibazo byinshi rwose kandi bindemereye, ati ntakubeshye biri kumbaho ni ubwa mbere bimbayeho, ni ubwa mbere rwose nakunda umuntu dukorana ku kazi kamwe, ati nabuze uko mbyitwaramo rero none rwose byaranyobeye. Gusa Mona Lisa batarumva icyo boss ashaka kuvuga, kuko ntabwo aba yari yamubwira ko ari we akunda. Baba bakiri muri ibyo rero, maze Christelle akaba arinjiye nk'imubutsi n'ubundi nk'ibisanzwe, yinjira noneho avuga ati wa mukobwa we noneho ndakwica, urabona ngo urantwarira umugabo mukajyana mu ntara mukamarana y'iriya minsi yose. Yinjira rero ashaka gukubita Christelle, ashaka gukubita Mona Lisa, maze Mona Lisa agahita afata ukuboko k'uyu mukobwa aba agiye kumukubita urushyi. Ubwo kandi ni nako na Jules ahita aza yihuta, maze agafata Christelle akamubwira ati ndakubwiye ngo niba ujya gukora kuri uyu mukobwa turabonana, si ukukubeshya. Mona Lisa rero ahita yisohokera yiruka, maze akigira muri biro ye ahunga intambara ya Christelle. Jules nawe ahita afata Christelle maze akamusohora akamushyira hanze, akamubwira ati umva rero Christelle nkubwire, sinshaka kuzongera kugaruka hano kundeba ukundi, sinshaka no kuzongera guhura nawe ukundi, umva ukuri rwose nkukubwire nubwo kuryana, nkunda Mona Lisa kandi cyane, ni umukobwa mwiza w'umutima, ampa umwanya aba ahari, ntabwo ameze nkawe wiyirirwa mu ndege no ku matelefone. Ati rero rwose sinzongere kukubona uza kundeba cyangwa umpamagara kuri telefone, menya ko ibyanjye birangiye, genda ushaka undi musore rwose mutangirane ubuzima, naho njyewe ntabwo mpari. Mona Lisa we rero aba yahise yitahira, maze bwacya ntasubire ku kazi. Mu gitondo rero Jules arabyuka akabwira sekreteri ati Mona Lisa naza ku kazi umubwire aza anyitabe. Sekreteri ati ntabwo araza, ariko naza ndamubwira. Jules ati yego. Barategereza maze bagaheba. Mona Lisa we rero aba yagiye rwose akigumira mu rugo, wa mucuti baraza akamubwira ati kubera ko uyu munsi utigeze ujya ku kazi? Mona Lisa ati ntakubeshye akazi rwose nakaretse, ndabona ntabishobora. Icya mbere ku kazi hari intambara nyinshi, icya kabiri rwose Jules yambwiye ko hari umuntu akunda wahariya ku kazi, kandi ntakubeshye rwose nanjye Jules mwiyumvamo, ndamukunda kandi sinabasha kubimubwira. Ati ubwo rero rwose sinabasha gukorana n'umuntu nkunda nawe afite undi akunda, ibyo bintu ntabwo byashoboka. Ndakubwiza ukuri amarangamutima noneho yanganje rwose, nahisemo gufata icyemezo cyo kudasubira ku kazi. Ikindi kandi namubaniye nabi birumvikana, ntekereza ko nananiwe no kumusaba imbabazi ngo mubwire ko rwose namukoreye amakosa kandi menshi. Jules rero nawe ku kazi arategereza maze agaheba, agafata telefone ngo ahamagare Mona Lisa,
hahita hitaba rero wa mushuti we, maze Jules akamubaza ati kubera iki Mona Lisa rwose ataje ku kazi? Umushuti we ati icyo mbona cyo nuko rwose akazi yakaretse, ashobora no kuba atazagaruka. Jules bihita bimwanga mu nda, akabwira umushuti wa Mona Lisa ati ndangira neza ahantu mutuye. Ahita ahamurangira rero, maze Jules agahita aza kureba Mona Lisa. Araza rero maze akinjira, umushuti we agahita ajya kubwira Mona Lisa ati hari umuntu ugushaka. Aza muri salo ajya kubita amaso Jules, agahita areba nabi umushuti we nko kumubwira ati ni wowe umuzanye. Jules ahita amubwira ati ndakwinginze rwose Mona Lisa, mbabarira ntabwo nakwitwayeho neza, naragukomerekeje nkubwira amagambo mabi, ndagusebya ngukoresha akazi kenshi cyane kandi mbishaka. Ndashaka kukubwira ko rwose njya kuguha akazi atari uko nari nitaye cyane ko gashoboye, ahubwo nashakaga rwose kuzakwihoreraho. Ariko nanjye nasanze umutego naguteze ari njye washibukanye, kubera ko uko iminsi yagiye iza nagiye rwose ngukunda kurushaho, maze rwose binanira byose kubijera. Ndagukunda rwose, ndakubwiza ukuri. Ikindi kandi maze kumenyera rwose ko uri iruhande rwanjye, ku buryo ntabasha kwihanganira kukubura ngo ube udahari. Ndakwinginze rwose garuka ku kazi, ntabwo naba ahantu utari. Ndagukunda birenze uko wowe wabyumva. Mona Lisa rero uba wateze amatwi uyu musore, ahita amubwira ati ndakwinginze nanjye mbabarira rwose kuba wa munsi naragukubise urushyi. Ati uriya munsi rero nari mfite ibibazo byinshi cyane. Ati ahantu nari mvuye yari interview ya 7 mvuye gukora kandi banga kumfata. Ati uriya munsi ubwo rero numvaga nasaze nataye umutwe. Ati nifuzaga rwose umuntu natura umujinya. Ati kubw'ibyago rero ni wowe twahuye, maze mpita ngutura umujinya wose nari mfite, ibibazo byose mpita kugerekaho. Ati ndakwinginze mbabarira, ubundi si kuriya nsanzwe. Jules rero ahita ahobera Mona Lisa ati humura rwose ndakumva cyane. Ati gusa nanjye ninjye nakwitwayeho nabi kurusha wowe, ntabwo byari bikomeye. Mona Lisa rero ahita abwira Jules ati nakubeshye, nanjye ndagukunda cyane. Icyari cyambujije gukomeza akazi nuko rwose numvaga ndi kugenda amarangamutima yanjye ansinda, maze nkumva sinabasha kuba kuri kariya kazi kandi ngukunda nawe utanandeba. Ati ikindi kandi wari wambwiye ko hari undi muntu ku kazi utangiye gukunda. Jules ati nyine ni wowe nari ndi kuvuga, nuko ahubwo Christelle yahise aduca mu ijambo ntaramara kubikubwira. Nari ngiye rwose kukubwira ko ngukunda kandi ntagishoboye kwihanganira kutabikubwira. Mona Lisa ati ni ukuri nanjye ndagukunda cyane kandi ndishimye kuba rwose uje kundeba maze ukabona bimbwiye hakiri kare, kuko nari nafashe icyemezo cyo kutazagaruka kuri kariya kazi. Ariko ntakubeshye ejo rwose ndabyuka ngaruka, ndumva nishimye ku buryo udashobora kubyumva. Umushuti wa Mona Lisa rero aba ari aho ku ruhande ari gukoma mu mashyi, kubera ukuntu aba abona rwose aba bombi urukundo ruri kugenda rujya imbere. Hashira iminsi rero Mona Lisa na Jules bibereye rwose mu munyenga w'urukundo. Noneho ku kazi haba harahindutse muri paradizo, kubera ko rwose ntabwo Mona Lisa noneho aba cyanga kujyayo, kuko haba ariho hantu noneho akura ibyishimo. Baba rwose bari mu munyenga banezerewe, buri umwe wese aha undi keya. Umunsi umwe rero Mona Lisa ajya ku kazi, maze yakwinjira akumva nta muntu n'umwe uvuga. Arareba akabona sekreteri ntawe uhari, muri biro ye nta muntu uhari, maze akinjira muri biro ya bosi ngo ajye kureba. Abagifungura urugi agahita asanga rwose bateguye ibipirizo, ibintu, indabyo baziteguye kuva ku muryango, bacanye amabuji ahumura neza, mbese hari imiteguro idasanzwe. Ahita areba rero maze agasanga Jules apfukamye muri izo ndabyo baba bashushanyijemo umutima, afashe impeta mu ntoki, n'abandi bantu bose bamuhagaze inyuma, maze bagahita bose bakoma mu mashyi. Maze Jules agahita amubwira ati wanyemerera kuzambera urubavu rwanjye rw'ubuziraherezo. Ubwo rero Mona Lisa ahita yifata ku munwa, kubera ukuntu rwose aba atunguwe n'ibintu aba abonye, ntabwo aba yari yigeze abitekerezaho. Ahita rero atera intambwe yegera Jules, maze agahita amubwira ati yego rwose, ati ndabyemeye.
Jire ahita amwambika impeta maze abari aho bagahita bakoma mu mashyi, ahita amuterura rero Jire akamushyira hejuru rwose, maze abantu bose bakishima bagakoma mu mashyi menshi cyane. Maze Mona Lisa nawe ati sheri, ati ndagukunda cyane, ati ndagukunda rwose, ati ndumva nifuza kuzaba rwose umugore wawe w'ubuziraherezo. Jire ahita amubwira ati ndagukunda cyane, akabivuga mu ijwi riranguruye. Maze abari aho bose bati ni ukuri turishimye ku bwanyu. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyishoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba kandi ukunda inkuru z'urukundo zica kuri iyi channel, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ibyo byose ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.